akenshi tuba tuvuga ururimi abantu batumva, tuba tuvuga ibyo abantu batagira bate batumva, ntabwo baba bafite impamvu yo guhimbaza nk'iyo ufite. Imana itugirire neza, ariko uwo murimo uzagumaho iminsi yose. Umutima w'umuntu ni uramya Imana wonyine. Imana itugirire neza cyane. Kandi umutima w'umuntu mu marangamutima yacu niho Imana itura, niho iba honyine. Ahandi hose ntabwo ihafite umwanya, yishimira kuba mu marangamutima yacu. Imbere y'umugisha mwinshi nabona uko nasobanura. Mumbwirire ngo uyu munsi wishime, mwakira umunezero uturuka ku Mana. Dufite impamvu nyinshi zo gutuma dushima Imana. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi zatuma dushima Imana. Ushingiye ku bavuye hano bashima Imana byonyine birahagije. Imana yakinze amarembo y'urupfu, ikuzimu hari hasamye ngo hatware abantu bacu. Kristo atugirira neza. Ngewe ndi umwe mu babizi ko minsi ishize nari mfakaye. Na imodoka yakoze impanuka irimo madamu, irimo uburiza bwanjye cyangwa imfura yanjye, irimo na bucura. Bose byari birangiriye rimwe. Ubwo bari kumwe n'abandi bagize umuryango. Ariko abo ngabo nabo umuryango wanjye mutoya wa wundi wihariye wanjye mu rugo. Batatu bose bari bagendeye rimwe. Impanuka mbi cyane. Umva ukuntu Satani ari umugome. Iyo mpanuka bayirokotse, ejo bundi gusiba ejo hari uwakoze iya kabiri acika ukuguru. Urumva ukuntu Satani arimo kurwana. Dufite impamvu yo kwishima rero. Ni bande bashobora gufatanya muri iri teraniro bafite impamvu yo gushima Imana ngo barambuke? Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro cyane. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Shima Imana rero ikora iyo mirimo. Uyu munsi naje kuganira namwe amagambo y'Imana, maze iminsi mbibasezeranya. Nkora nifuza kuvugana namwe amagambo avuga guhimbaza Imana. Uyu munsi rero tugiye kwiga guhimbaza Imana. Hari ababyishimiye barambura ibiganza dushima Imana. Haleluya. Tugiye kwiga guhimbaza Imana. Tugiye kwiga impamvu ituma duhimbaza Imana. Niki gituma umuntu ahimbaza Imana? Imana itugirire neza cyane. Niyo topic mfite uyu munsi. Nari maze iminsi mbibasezeranya. Imana yangiriye neza uyu munsi. Niyo topic mfite uyu munsi, ni uguhimbaza Imana. Rero ndashaka kuza kuvuga amagambo make ariko tukabikora cyane. Mvuze gukora iki? Guhimbaza Imana. Ubwo abaririmbyi mwe mwiteguye? Sera wasinziriye? Urahari? Imana ikumpera umugisha. Turaza gufatanya. Namwe abaririmbyi mwese muraza kumfasha. Yemwe namwe reka mbabwira ikintu kimwe. Namwe nagira ngo mbibutse ko nta muyede mufite uri bubibakorere. Haleluya. Nta muyede umuntu agira umufasha guhimbaza Imana. Wagira ugufasha guteka mu rugo ukamwishyura. Uvuga uti nta mwanya mfite wo guhata no gukaranga, ariko nifashishije kanaka azajya binkorera. Yego? Ariko imbere y'Imana, guhimbaza Imana ntawe uzabona. Halo. Ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe muza mukicarira mukagubwa neza, mukumva hari abari bubyine, mukumva hari abari buhimbaza. Ngo worship, ngo praise and worship team ngo irahari ngo iraza gukora ibyo. Oya. Saba pagasi bawe. Cyo kora bashobora kudufasha kutuyobora mu nzira yo guhimbaza Imana.
Imana tugirire neza cyane. Guhimbaza Imana ni wowe ubwawe wenyine ubyikorera. Kandi reka mbabwire mberurire, nta kindi kintu kibaho Imana yaturemeye uretse guhimbaza Imana. Hanyuma yongeraho kanexe, yavuga ngo nitutanabikora izakoresha ibiti n'amabuye biyikore. Nagira ngo nkubwire ngo nutanabikora ntuzaba uyihimye, uzaba wihimye, kuko ifite ibiti bizayihimbaza, ifite amabuye azayihimbaza, ifite inyoni zizayisingiza. Mbakopeza akantu kamwe. Inyoni ntabwo zijya zihusha isaha yo guhimbaza Imana. Kera amasaha atarabaho, abahanga bo kuzinduka bari baravuze ngo mu bunyoni, inyoni zigira gahunda yo guhimbaza Imana mu gitondo. Nushaka uhere ntibaturarikiye nibature, wowe setting isaha yawe hagati ya saa 11 n'iminota 15 kugeza na 20. Ibyutsi izindi bayatangiye kuvuga zigahita zikurikiraho. Ntabwo igihusha. Nushaka uze kubigenzura ufata isaha yawe. Ngiye buriya njya nkunda kugenzura ibintu. Bigeze kumbwira ngo bikira umunsi bizamuka rya Bikira Mariya ngo ni ngombwa ngo imvura igomba kugwa. Niha imyaka 3 ndabigenzura nsanga iragwa nibyo, ariko ntabwo ari ngombwa ko uwo munsi igwa. Hari igihigwa mbere gatoya, hakaba n'igihigwa nyuma gatoya, hakaba n'igihigwa uwo munsi. Nihaye imyaka 3 yo kubigenzura. Ndagira ngo nanjye nkuherere umukoro uze kugenzura inyoni ukuntu zihimbaza Imana, uze kubigenzura. Ntabwo ishobora guhusha saa 11 iyo zigeze n'iminota 15 itangira kubyutsa, izindi itangira kuvuga. Yatangira kuvuga izindi zose ukajya kumva zivugiye rimwe. Njya nibaza no mu mujyi wa Kigali, nkibaza ko se mu mujyi wa Kigali inyoni ziva he? Rimwe na rimwe usanga nta bihuru bihari, usanga ariko ziriyeranja zikaboneka zikavuga, zikaramya Imana, zikayihimbaza muri urwo rukerera. Nagira ngo rero nkubwire, nkumarireho rwose, nkubwize ukuri wowe turi kumwe hano muri iri teraniro, nutanabikora Imana ifite ibyaremwe byinshi bizabikora mu buryo bwabyo. Inama nakugira rero, emeranya nanjye ukora iki Imana yakuremeye. Imana tugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Reka nsabe bampere mikrofoni Aneti adufashe mu gusoma ijambo ry'Imana. Nifuzaga yuko rwose tuza kugira umwanya mutoya wo kuvuga, ariko umwanya munini tukaza kuwukoresha duhimbaza Imana. Rwose mwe mubyiteguye turahimbaza Imana. Namwe abicara inyuma turahimbaza Imana. Kwicara inyuma si ikibazo, kuko izi ntebe nyine nuko nguko niko zarenginze. Tugomba kwicara, hari abazicara imbere, hari abazicara inyuma, ariko aho wicara hose umenye ngo ufite umwenda wo guhimbaza Imana. Imana tugirire neza cyane. Haleluya. Hari umukecuru numvaga uyu munsi ndibohaye akamverope, ariko nta mubuzi. Hari umuntu muzi wa mukecuru ujya kunda kwicara hano uhimbaza Imana, mugatangira kwirimita, mfite abakwe, mfite abakazana, abari bubone ngiranya. We ntabwo ibyo ajya byitaho. Ajya haguruka akaza hano imbere agahimbaza Imana, akabyina, ukabona arakoresha imbaraga ze zose afite. Ni benshi cyane. Uyu musaza wambaye ishati y'umweru, haguruka muze. Iyo nza kugira menshi nagahaye benshi, ariko muri hangana ndahuriya wenyine, nawe ndagukunda. Uyu musaza mujya mubona ukuntu ahimbaza Imana, nta kwizigama, ahimbaza Imana wese. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndahamya ko imyaka yawe iruti yanjye kure ho gatoya, 73. Nanjye ndimo ndakabakaba mu masenkani, urumva nanjye ndaho hafi. Ariko ajya himbaza Imana ukabona yavuyeyo wese.
Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Mama Gaudence, Mama Gaudence, jenoside wa genosideri baramuhemukiye. Bamuhondagura ibishoboka byose, basiga bazi ko yarangiye. Niko babitekerezaga, bumvaga barangije umurimo wabo. Ariko Gaudence, Imana yo gahora ku ngoma imusubiza ubuzima. Afite ibikomere byinshi cyane udashobora gutekereza, haba ibyo ku mubiri n'ibyo mu mutima. Ariko Gaudence ajya ahimbaza Imana adafite amaguru mazima, agahimbaza Imana mwumva umunezero uranyuzuye. Hari igihe abaprotokole baza bagashaka kwigizayo abantu ngo batatwegera, ngo barimo ngo kwegera abashumba, nkababwira ngo mubihorere kubera iki? Nge mbasabira urwo ruhushya, mushumba ujye mbabarira rwose. Impamvu mbasabira urwo ruhushya ngo babihorere, nibashaka bakandagire no ku birenge, nibashaka banatutere sentiri. Ni umunezero baba bafite imbere y'Imana yabo, kandi iyo Mana yabo niyo yaturemye. Iyo Mana yabo niyo itumye tugihagaze. Jewe nageze hano muri Pefa mfite ikibazo cy'amavi. Umunsi umwe reka mbabwire, reka mbamenere ibanga, mbigishe kuramya Imana. Umutima w'umuntu ni uramya Imana wonyine. Imana itugirire neza cyane. Kandi umutima w'umuntu mu marangamutima yacu niho Imana itura, niho iba honyine. Ahandi hose ntabwo hafite umwanya. Yishimira kuba mu marangamutima yacu. Mu muntu wacu w'imbere niho ibishaka kwibera. Imana itugirire neza cyane. Turimo duhimbaza Imana, mbwira Imana, ni Imana ko numva amaguru nyazamura ntazamuke, wanyirije aya maguru. Imana ikunda ayo marangamutima. Imana iradukunda cyane. Iyo uri muri icyo gihe, connection imeze neza, rezo yawe bimeze neza. Iyo uri muramya Imana, umutima wawe uri usonzeye kuramya Imana, rezo yawe bimeze neza. Reka mbigishe gusaba. Umwanya wo gusaba mwiza nuwo. Haleluya. Umwanya wo gusaba mwiza nuwo. Uwo munsi navuye hano nakiza amaguru. Kuvuga uwo n'uyu munsi ntabwo ndongera kurwara amavi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashimira Imana rero ko yaduhaye uyu munsi ngo twige aya magambo. Reka tujyane. Nabanje kwibaza ikibazo, ndibaza ngo ese guhimbaza Imana ni ngombwa? Wewe watanga ikihe gisubizo? Watanga iki? Gisubizo ni yego. Twese turabyemeranyaho gutyo, guhimbaza Imana ni ngombwa, twese turabyemera dutyo. Hanyuma rero tugiye kwibaza ngo noneho bikorwa bite? Hari inzira nyinshi zo guhimbaza Imana, ariko nahisemo nkeya ngiye kukubwira. Inzira ya mbere ni ukuririmba no kubyinira Imana. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Wansomera kuva ibice 15 uhereye ku murongo wa mbere ugasoza umurongo wa 6. Kuva ibice 15. Ubwo ndayobora abanumva impapuro zikivuga kugira ngo tubashe kugendana. Ibice 15 duhere ku murongo wa mbere. Yego. Aravuga ngo maze Mose n'Abisiraheli baririmbira Uwiteka indirimbo bati: ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Yego. Ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Yego. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Iyo ni inzira soza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishira hejuru. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Uyu ni Mose amaze kwambutsa iteraniro ry'Abisiraheli bavuye muri Egiputa
murabizi iyo nkuru ni ndende. Bageze ku nyanja itukura, bonereho n'umwanya wo gufasha abavuga butumwa bajya bavanga ibi bintu. Hari abavuga butumwa bajya bavanga inyanja itukura na Yorodani, asanga babivanze, akakumvisha akakubwira ukuntu Imana yambukije Abisirayeli Yorodani. Mose ngo arambuyeho inkoni. Ntabwo Mose yageze kuri Yorodani, Mose yambutse inyanja itukura gusa. Abavuga butumwa mu byumve, iyo bivuze gutyo ukabicurikiranya, rimwe na rimwe hari igihe message yawe wagombaga gutanga abantu batayumva neza kubera ko wabivangavanze, bagatangira kuguhinyura, kandi ntabwo ari wowe ubuhinyuwe. Nagira ngo nkubwire ngo ubwo ni Satani ubukoresheje ubwo buryo kugira ngo ahinyuze Imana. Ako kantu mujye mukitondera, Imana iduhana umugisha. Aha rero Mose ageze ku nyanja itukura, muzi byabaye, ngo bari batuzwe n'Abanyegiputa. Inyuma yabo barebye babona ngo agakungugu kizinze hejuru. Abantu batageze mu butayu ntabwo ushobora kubyumva, ariko uwageze mu butayu arabyumva. Ijisho riragenda ntirigira ikiritangira. Iyo ugize amahirwe ukabona ahantu hirengeyeho gatoya hazamutseho hejuru, ushobora kureba n'ibirometero 1000 umurambararo. Noneho bagira igihe cy'izuba cyinshi. Nagize amahirwe yo kububamo igihe gitoya. Bagira igihe cy'izuba cyinshi, aho nabaga bagusha imvura amezi 2. Ukwezi kumwe kw'imvura igwa cyane, hakaza n'imyuzure bikaba bibi cyane, n'ukundi kw'imvura igwa gakeya. Andi mezi yose aba ari izuba gusa. Iyo si rero yaho ngaho, iyo kubera ko ijisho ritagira ikiritangira, nta giti, nta ijisho ryagenda rikareba rikagera iyo ngiyo. Noneho rero Mose ngo barimo bareba, bageze ku nyanja itukura, ngo basubije amaso inyuma babona agakungugu kageze ku ijuru k'ingabo n'amagare n'amafarashi birimo kubirukanka inyuma, biza kugira gute, kubagirira nabi ngo babasubize muri Egiputa. Urumva babice urupfu rubi, kandi bari babonye gutabarwa. Imana yabatabaye, amaboko yakoresheje ibakura mu Egiputa. Arangije ngo ahindukirira Imana, arasenga. Agihindukira, Imana iramubwira ngo niki kandi kitumye wongera kuntakira? Nababwiye inkuru yanjye, naberetse uko muzagenda, nabaciriye inzira, niki gitumye mwongera kugira ubwoba? Mose arega Abanyegiputa bari babatuze, abarega ku Mana. Abareze ku Mana, Imana iramubwira ngo yewe ufite iki mu ntoki? N'icyo ufite? Mose arayisubiza ngo mfite inkoni. Aramubwira ngo iyo inkoni yawe bari ukoresha uyirambure ku mazi, ayo hepfo arahita akora inkuta mwambuke. Imana ngo icyo gikorwa isanga ntigihagije, ngo izana inkingi yagendaga imbere y'Abanyesirayeli y'igicu, ngo irayihindukiza iyikura imbere yabo yizana inyuma yabo. Ngo irangije ngo uruhande rumwe rureba ku Bisirayeli irugira umucyo uraka cyane, babona uko bambuka bakandagiye ahumutse, Imana ibamurikiye. Irangije ngo uruhande rureba ku Banyegiputa ngo irugira umwijima ukomeye cyane ubabuza kureba. Muri uwo mwijima iravuga iti ibi ntibihagije. Bibiliya irambwira ngo iragenda ijya ku magare yabo ikuraho inziga ngo bikururuka bigoranye. Gukururuka kw'ayo magare biragorana. Kubera iki? Kubera ko Imana yasanze niyihuta ku muvuduko usanganywe uri buhitanwe. Cyama Imana uyu munsi bikwirukankana bigutuze, igahindukira ikabikuraho inziga. Yaba hari wumvisha icyo mvuze? Nari mvuze ngo
imana icyamuye umunsi ibyari bigutuze bikwirukankana ikabigabanyiriza umuvuduko. Haleluya, izina ry'Imana rishimwe cyane. Mose ngo yitegereze iyo mirimo arayireba, arangije bacyambuka. Bamaze kwambuka, Imana irongera amubwira ngo garura ya nkoni yawe. Abanyegiputa ngo bari ba penetretinze muri wa mwijima, binjira mu mazi. Avuga ngo nubwo tubonye ibidasanzwe kwa amazi ashobora kumva agahagarara, ubutaka bukazamuka. Byo mvuze sinzi niba byumvikanye. Nari mvuze ngo ubutaka bugira bute? Bukazamuka. Kuko ubujya kuzimu bwiriya nyanja, ntabwo abakecuru n'abasaza bari muri iriya teraniro bajyaga kushobora gusimbuka ngo bagereyo. Nta nubwo bajyaga gushobora kuzamuka bageze ku nkombe. Imana yazamuye ubutaka ibwigiza hejuru, iranabwumutsa, amazi aburukuta, barangije barambuka. Mose ngo yitegereje iyo mirimo yose, akoresha bwa buryo nababwiye bwo kuririmba no guhimbaza. Aravuga ngo Imana ngo yafashe uwari ifarashi n'uwo yari ihetse ngo ibiroha mu nyanja, bararengerwa. Ahimba indirimbo, araririmba. Si we wenyine waririmbye, mushiki wa Aroni Miriyamu yararirimbye nawe ahimba indirimbo, kuko yabonye imirimo ikomeye. Mande tugiriye neza cyane. Haleluya. Ndifuza ko tuza gusagura umwanya wo guhimbaza Imana. Niyo mpamvu nashaka gutinda ku byanditswe, byinshi murabizi, ariko reka dusome Samuel wa kabiri ibice 6 16 sozo wa 23. Samuel wa kabiri 16 23. Aravuga ngo bacinjiza isanduka y'Uwiteka Yego. mu rurembo rwa Dawidi, Mikali mwene Sawuli arungurukira mu idirishya, abona umwami Dawidi ataraka ahamiririza imbere y'Uwiteka, amugayira mu mutima. Nuko binjiza isanduka y'Uwiteka, bayishyira ku gitereko cyayo hagati mu ihema rya Dawidi yari yarayibambiye. Dawidi aherako atambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Dawidi amaze gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro, asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, maze agaburira abantu bose b'umutwe wose wa Isirayeli, abagabo n'abagore, umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'umugabane w'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye. Hanyuma abantu bose barataha, umuntu wese agiwe. Dawidi nawe asubira iwe gusabira abiwe umugisha. Maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi, aramubwira ati, ariko uyu munsi ko umwami wa Isiraheli yari umupfasoni, ubonye ngo yibeyurire imbere y'abaja n'abagaragu be. Ihangane gato, ayo magambo warugezeho nuyasoma n'aba abantu ntibari buyumve. Ihangane gato, subira inyuma gatoya utangire aho ngaho warugeze. Umwami Mikali uyu nguyu, reka mbabwire uwo ari we mbere yuko ahasubira. Mikali uyu nguyu yari umukobwa wa Sawuli. Sawuli yashingiye hafi yanjye, nzabona uko mwica. Uwo niwe Mikali. Noneho ahangaha arimo aragaya Dawudi ngo yabaye umupfasoni, yibeyuriye imbere y'abaja n'abagaragu, yiyambuye, yabyinnye. Bibiliya iravuga ngo yarabyinnye, ngo abyinnye ngo atumwitero, igishura cye kiragwa, yambara ubusa kubera gusimbuka no guhimbaza Imana. Imbaraga zari muri we, ataye umwitero aramugaya. Murongo wa 20.
Dawidi nawe asubiriwe gusabira abiwe umugisha. Maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi. Aramubwira ati, ariko uyu munsi uko umwami wa Isiraheli yari umupfasoni, ubonye ngo yibeyurire imbere y'abaja n'abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro, iyo yibeyura adafite isoni. Dawidi asubiza Mikali ati, nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije, akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'iteka ari bwo Isiraheli. Nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo bajuvuze bazanyubaha. Nuko Mikali mwene Sawuli abingumba arinda apfa. Amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha cyane. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro cyane. Imana imfashe uyu munsi iyobora amarangamutima yanjye, kuko hari aho agera akambuza kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu ni Dawudi, wa wundi wari waratawe, wa wundi utaruzwi, wagezwaho se amwibagirwa. Iyo nkuru murayizi. Bamuhamagaza abana be ngo baze ku gitambo batambe. Imana yamutumyeho ko mu bwoko mu nda ya Yesaya se harimo uw'Imana ishaka kugira umwami. Dawudi uwo munsi ntabwo yatumiwe kuko yari insuzugurwa. Yego, yanabivuze aravuga ngo nzakomeza nigira iki? Insuzugurwa, ariko Imana icyubahiro. Haleluya. Ndacyavuga bwa buryo bwo kubyinira Imana no kuyihimbaza. Ugahimba indirimbo. Je buriya hari igihe mujya muhimbaza mukagira ngo turi kumwe, kandi tutari kumwe. Okay, tuba turi kumwe mu ruhande rumwe, ariko urundi tutari kumwe. Indirimbo muririmba atari yo ndirimbo. Imana ikanzanira indi ndirimbo nkasaragurika hariya, nkumva umunezero, haririmbi yanjye, ariko tukagendana nkumva ndishimye kubera iki Imana yakoze mu buzima bwanjye. Cyangwa mukagira ibyo bihe. Icyama Imana ikaba ari igenga umutima wawe. Imana yarabajije ngo ese ngo kwijura ari intebe yanjye, ngo n'isi ikaba ari intebe y'ibirenge byanjye, ngo wanyubakira nzuki? Yabazaga mwene muntu. Ariko imuha igisubizo iramubwira ngo intebe imwe gusa nishimira, ni muri wowe, ni mu mutima wawe, ni mu marangamutima wawe. Iyi Imana yagenza amarangamutima yawe, iyi Imana yayoboye amarangamutima yawe, iyi Imana yatuye mu marangamutima yawe, iyo yagize mu marangamutima yawe uririmba indirimbo abandi batumva. Urataraka abandi bashonje, inzara ntuyumve. Cyangwa Imana ikagera mu marangamutima yawe. Baragutuka ntiwumva batukana, ukumva amajwi meza. Dawudi yaraje guhesha umugisha bo mu rugo rwe, ariko umva inkuru mbi yamwakiririye ku irembo. Wabaye umuswa, umegeuka mjinga kabisa, wabaye umupfu kandi uri umwami. Uratinyuka, urabyina bigeraho uta umwambaro. Ariko imva igisubizo yamuhaye. Igisubizo cya Dawudi kijya kintusha ku mutima, kimwe n'igisubizo cy'umugabo bita Yobu, binkaranga cyane. Yaramubwiye ngo ibyo nakoze byose ntabwo nabikoraga ku bwawe. Haleluya. Icyama ibyo mukora byose nimubikore ku bw'aba bantu bose. Yaramubwiye ngo nabikoreye imbere y'Imana isumba byose, yayindi yimuye so ku ngoma ikanyimika. Ndagira ngo mbibutse ko Dawudi ni umwami wa kabiri mu bwoko bwa Isirayeli. Wa mbere yari Sawuli, barasheze bati natwe tugira umwami nk'abandi moko, ubundi bayoborwaga n'abatambyi, rangije barashega
basheze Imana yemerera Samweli kwimika umwami ngo nabaho umwami, abimikira Sawuli rero araza agarambira Imana. Amaze kugarambira Imana, Imana yikiriraho umugambi wo gutoranya Dawudi utari mu murongo w'ubwami, irahindura ijya kuzana Dawudi rero amaze kugera ku ngoma amenya neza yuko atazanywe n'Abisirayeli, kuko uburyo bw'Abisirayeli bwari bwahindutse. Sawuli yagombaga gusimburwa n'umuhungu we, ariko ntabwo ari we wamusimbuye, kubera ko Imana yanyuranyije ibihe. Imana inyuranyije ibihe, hafatwa Dawudi se yibagiwe, Dawudi se atakibuka, iba ari we icyuzinga. Imuhisemo imuzana ku ngoma. Amaze kuza ku ngoma, nibwo yagiye kuzana isanduku yari yaranyazwe n'Abafilisitiya, arimo ayizana ayigejeje iwe mu rurembo aho yari yarayubakiye, ngo ihema yari yarayibambiye. Bamaze kuyinjizamo, umutima we wuzura umunezero. Umaze kuzura umunezero, nibwo yaje gukora iki gikorwa cyo guhimbaza Imana. Arangije rero arimo ahimbaza Imana, ngo uyu nguyu arungukira mu madirishya, areba ukuntu yataye umwenda, niho yahereye amuhinyura. Dawudi rero aramubwira ati, ibyo nakoze byose wowe ntiwari urimo, nabo twari kumwe, nabikoreye imbere y'Imana isumba byose, yayindi yakuye so ku ngoma ikanyimika, niyo nahimbazaga. Ubwo nibwo buryo bwo guhimbaza Imana. Imana ibigufashe, Imana ikugiriye neza, ikuremere uburyo bwo guhimbaza Imana yo yonyine, utitaye ku bandi bakureba. Ntekereza ko uriya mukecuru navugaga aramutse arebye hano harimo abakwebe, harimo abakazana be, sibyo? Yavuga ati ndabitinyukana, ariko araza n'imbaraga ze zose. Buriya ndamukunda Mana. Harya mwambwiye ngo aba mu Gisasa? Okay, ndashaka kumubwira ubwo butumwa mbimwibwiriye turebana. Nari nzi ko ndi bumubwire uyu munsi, nkamubwira ko mukunda, ariko ntacyo. Nimbona unyobora uyu munsi burira mbimubwiye turebana. Uhazaze kunyobora rwose, urahazana. Imana iguhe umugisha. Mfite agasaza migeri hariya, Yesu yangiriye neza. Ube witeguye kuza kwicaraho tujyane, umunyereke mbimubwire mureba, mubwire ngo ndamukunda. Amen. Mwese ntawe nanga, ndabibabwiye, mwese ntawe nanga, ntawe mfitiye urwango, ariko hari umuntu ugutusha, atusha amaranga mutima yanjye. Aba bantu bose navuze batusha amaranga mutima yanjye. Njya ndeba Godanse n'akaguru kadafata, bahemu bamugiriye nabi, nkareba asindagira agahimbaza Imana. Nareba abasore bakuru waje amaboko hari inyuma, nkavuga nti ntabwo muramenya Imana, ntabwo muzi Imana. Cyangwa mukamenya Imana, wayihimbaza wivuye inyuma, nta cyakuzigama. Imana itugiriye neza cyane. Kariya gasahana ko karimo kumpemukira kakiruka, simbezi. Iyi zaburi murayizi, murayizi, ndabizi mushumba arayikunda, nayo ni ya Dawudi. Zaburi ya 50, somaho nk'imirongo nk'itatu nibura, somaho nk'imirongo nk'itatu. Zaburi ya 50, 150, sorry. Zaburi 150. Aravuga ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neburi n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuze amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose bishima Uwiteka. Amen. Iyo ni inzira yo guhimbaza Imana. Reka mbabwire mwa abantu b'Imana mwe, iyo turi mu buzima hari igihe utekereza yuko nta cyakubasha,
kumva uri igihangange, kumva urakomeye, kumva ufite imbaraga. Cyane cyane ako kajagari gakunda kuba mu rubyiruko. Ufite imbaraga ariko Imana ishobora gukanda akantu kamwe gusa kuri wowe, akabuto kamwe gusa, ubusore bwawe bugahinduka ubusa, tukagusanga wabaye nk'umuhopfu. Imana yabikoze. Nje nabonye, mujya mubona abantu bakora pusinga kwa kundi umuntu agwa nk'igihumura, murababona? Watekereza ko uriya muntu ubaye nk'umwenda yahoranye amagufwa, ya magufwa akomeye kandi ibitangaza yateruye ibyuma, agira gutya gato gusa kuko Imana ihagaritse akantu gatoya ka communication yo ku bwonko no ku maguru. Ukajya kubona uko umuntu arahurudutse. Njya nkunda kubibona kuri bene data hano hakurya bari muri stade, mujya mubibona? Ukajya kubona uko umuntu yikubise hasi. Narabibonye muri stade? Yego, nanjye narabibonye. Narabibonye nyine. Umuntu wabonaga w'igihanganye w'umunyembaraga wateruye ibyuma, ukabona arahubutse no hasi abaye nk'umwenda. Ukibaza amagufwa yagiraga yagiye. Burya bakirimo, amagufwa bakirimo, ariko Imana ibikanze ku kabuto kayo bikagenda bityo. Imana tugirire neza cyane. Rero kuko nshaka ko turi bubyine mu gakeya kandi iminota nayo ikaba yaturangiranye, ndashaka gukupira ahangaha. Ubundi mvuze byinshi n'ubundi ni hahandi. Biriya byanditswe nanditse hariya muze kubyisomera, sibyo? Ariko ndashaka ko duhimbaza Imana. Tugiye kuva muri teori tugiye muri iki? Muri pratique. Uburyo rero tugiye kubikoramo, korari muze hano. Hari indirimbo nahoze nshaka ko tuza kuririmba, ariko zose ntabwo turi buziririmbe kubera amasaha yaturangiranye, kandi nayo byari ngombwa ko tuyubahiriza. Ariko kubera yuko nari nateguye nyinshi, hariyo muri buririmbe igitero gusa kimwe. Ariko iyi ngiyi mwaririmbye yitwa kumenya Imana, kumenya Umukiza. Mwaririmbye ngo iki? Kumenya Umukiza. Yes. Ari hehe sera? Hanyuma rero reka mbasabe mwese muhaguruke, kuko amasaha yo ntabwo turi buyahagarike, biradusaba guhagarika amagambo yacu, sibyo? Rero ngiye guhagarika amagambo, ahubwo noneho tugire gute dushyire mu bikorwa ibyo twize. Iri somo ni rirerire, nidushaka tuzarisubiramo n'ubutaha, ntacyo bidutwaye. Hallelujah. Ariko muze wari wagera hano, muze wari wahagarara ahangaha, ngwino Hallelujah. rwose uyu munsi ubyinira ahangaha, aka gatumye n'ushaka mukigeza. Uyu munsi ubyinira ahangaha rwose, uyu munsi ubyinira ahangaha. Mama Godas, ufate ukuboko nawe uze. Hallelujah. Hallelujah.
neza pe aruhuka umutima. Uzanjye reka mbabwire itangazo rimwe ririmo gukira, itangazo rimwe ririmo gukira. Nawe shira amanga, Yesu afite ubushobozi bwo kuruhura umutima wawe. Aramufite, aramufite, aramufite. Hallelujah. Mana tugire neza cyane. Iyo nibutse imirimo, ako karirimbo murakazi. Iyo nibutse wakoreye ubwoko bwawe bindera kugushima imirimo wakoze. iyo nibutse Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bindera kugushima imirimo wakoze. iyo nibutse Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze. icyo kidutera mana Guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. icyo kidutera Nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. reka dusoreze ku y'indirimbo nayo mwayiririmbye y'igisirimba yavugaga ngo ishimwe rinyuzuye umutima. Yakinze amarembo y'ikuzimu. ishimwe rinyuzuye umutima yesu warakoze watsinze Wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. ishimwe Ishimwe rinyuzuye umutima Yesu warakoze. watsinze Wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. ishimwe Ishimwe rinyuzuye umutima Yesu warakoze. watsinze Wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. ishimwe Ishimwe rinyuzuye umutima Yesu warakoze. watsinze Wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. watsinze Wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. watsinze Wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. Hallelujah. Inshuti zanjye reka mbabwire mbamenere ibanga. Hari ikintu kimwe dukorera mu isi kitazahagarara na rimwe. Cya gihe amajwi yose azaba yacecetse, hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Turi mu ijuru twahimbaza Imana, ibyo nta munsi bizahagarara. Reka rero mbabwire ikibabaje, abantu bahimbaza Imana tugira ibyago. Akenshi tuba tuvuga ururimi abantu batumva, tuba tuvuga ibyo abantu batagira bate batumva. Ntabwo baba bafite impamvu yo guhimbaza nk'iyo ufite. Imana itugirire neza, ariko uwo murimo uzagumaho iminsi yose.
dawudi yakoraga ibyo umugore atumva, yakoraga ibyo umugore atazi, kuko yari azi protokole y'ubwami, yari azi uko umwami agenda, yari abizi. Niho yavukiye, niho yakuriye, protokole zaho zose yari azizi. Waba uri hano ukaba wifuza kumva urwo rurimi, niba uri hano ukaba ushaka kumva urwo rurimi, amarangamutima yawe akayoborwa n'Imana, rambura ikiganza dusenga n'Imana. Imana ibaganisha ugize neza, mwakwemera mugatera intambwe gatoya mukigira hano imbere. Ndabasabye, ndabibasabye, mutera intambwe gatoya mwigire hano imbere, kuko mwazamuye amaboko mwese. Icyo cyifuzo ni cyiza, urwo rurimi Kristo ararutanga, yarabivuze, yarababwira, yabwiye abigishwa be, yarababwira ngo muzahabwa imbaraga ubwo Umwuka Wera azabamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Iyo utaragera kuri urwo rwego ubura icyo uvuga, iyo utaragera kuri urwo rwego ubura icyo ukora, iyo utaragera kuri urwo rwego n'ubu byumva. Biduteranya rero n'abantu ugasanga yego igira hino. Muze dusengana Imana rwose, muze dusengana Imana. Mushumba wambabarira ukigira hino tugasengana n'aba bantu. Muze dusengana Imana, Imana iguhe kumva urwo rurimi, ruhimba indirimbo ukaririmba.